hahirwa abagwaneza. Matayo 5:5. Mu nyigisho z'abanyahirwe harimo uruhererekane rw'imibereho ya gikristo. Abiyumvamo ko bakeneye Kristo, abashavujwe n'icyaha kandi bakaba baricaranye na Kristo, mu ishuri ry'imibabaro bazigira ubugwaneza ku mwigisha wo mu ijuru. Kwihangana no kugwa neza, ugirirwa nabi ntabwo byashimwaga n'abapagani cyangwa abayuda. Amagambo yavuzwe na Mose ashorewe n'Umwuka Wera yuko yagwaga neza kuruta abantu bose bo ku isi, ntabwo abantu bo mu gihe cye bari kuyitaho nk'afite agaciro, ahubwo byari kubatera kumugirira impuhwe cyangwa kumusuzugura. Ariko Yesu yashize ubugwaneza mu mwanya wa mbere w'ibyangombwa by'ubwami bwe. Ubwiza bw'Imana bw'iyo mpano y'ihoho bwagaragarijwe mu mibereho ye n'imico ye. Yesu, umucyo w'icyubahiro cya Data wa twese, yatekereje yuko guhana n'Imana atari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa, ajyana akamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu, nk'uko byanditswe mu gitabo cy'Abafilipi 2:6. Mu mibereho yo kwicisha bugufi, yemeye kugenda anyura mu bantu atari nk'umwami ushaka icyubahiro, ahubwo yari nk'umuntu ukorera abandi. Mu migirire ntiyari umwemera gato cyangwa se udakurwa kw'ijambo. Umucunguzi w'isi yari akomeye kuruta marayika. Nyamara mu cyubahiro cye cy'ubumana harimo ubugwaneza no kwicisha bugufi byamureherezagaho abantu benshi. Yesu yisize ubusa, kandi ibyo yakoze byose ntibyarangwagamo inarijye. Ibintu byose yabihaye se ngo bibe uko ashaka. Igihe umurimo wo ku isi wari hafi kurangira, yashoboye kuvuga ati, nakubahirije mu isi kuko narangije umurimo wampaye gukora, kuko byanditswe muri Yohana 17:4. Kandi aratwinginga ati, munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima. Umuntu nashaka kunkurikira yiyange, kandi rigiye kuguma kugira umwanya wa mbere mu mutima. Umuntu witegereza kwigomwa kwa Kristo n'ukuntu yoroheje mu mutima, azumva akwiriye kuvuga nk'uko Daniyeli yavuze igihe yitegerezaga usa n'umwana w'umuntu ati, ubwiza bwanjye bwampindukiye ububore, nk'uko byanditswe muri Daniyeli 10:8. Ubwigenge n'isumbwe twiratana bigaragaza mu bubi bwabyo nyabwo yuko ari ibimenyetso by'ububata bwa Satani. Kamere ya kimuntu ihora irwanira kwigaragaza kandi yiteguye kurwana. Ariko umuntu wiga ibya Kristo yivanamo inarijye, agasuzuguro, gukunda isumbwe, maze umutima we hakaba ituze. Inarijye isimburwa no kwiyegurira Umwuka Wera. Ubwo rero ntituba tugiharanira gushaka umwanya wo hejuru, ntituba tukimaranira kubyigana no gusunikanira kwiyamamaza, ahubwo twiyumvamo yuko umwanya wacu wo hejuru ari ku birenge by'umukiza wacu. Tureba Yesu dutegereje gushorerwa n'ukuboko kwe no kumva ijwi rye ngo rituyobore. Ibyo byabaye ku ntumwa Pawulo, maze iravuga iti, nabambanywe na Kristo, ariko ndiho, nyamara sinjye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri njye. Ibyo nkora byose nkiri mu mubiri bikoreshwa no kwizera Umwana w'Imana wankunze akanyitangira, kuko byanditswe mu gitabo cy'Abagalatiya 2:20.